itabi urabona ko abantu bagenda biragirira ku muhanda cyane no mu myaka ushyire nka mu myaka sha warasa urutoki ruza imyumbati yanjye barimo kuragira ariko ni ahantu ateye n'imbere cyane ibiyonzu amatafari ahiye amashanyarazi cyane icyuma gisya amasaka hano mukura agasururu twongeye gusuza ukurikira Marika Africa TV tukubwira yuko uyu munsi noneho ibyo twabakoreye ntabwo bisanzwe kuko uyu munsi rero twagiye gutembera mu byaro turimo tureba ubuzima bwo mu cyaro uko abana bo mu cyaro babayeho nuko abantu baho babayeho ariko cyane cyane twibanze ku rubyiruko no ku bana birakubiye wigira dore ibyo bintu uzabidahanuka ibisha hano muri iyi mpeshyi rero nk'uko murimo kubibona abana b'urubyiruko ba hano twagerageje gusura bagerageje kugenda batuganiriza mu buryo bwose butandukanye ariko batwereka yuko muri iki gihe cy'impeshyi no mu gihe cy'ikiruhuko bakoze aritere kugira ngo babashe gukora umubiri bitewe n'uko bajya babona abantu b'abasore ariko nabo bakabona yuko baba abasore b'ejo hazaza kandi beza bafitinze bagendeye kuri iyi aritere bakoze nk'uko namwe mo kubibona barimo gukora umubiri nk'uko mubibona rero aba bana b'urubyiruko twasuye badusobanuriye aho igitekerezo cyavuye cyo gukora aritere babonye yuko bageze mu kiruhuko babona yuko bagomba gukora umubiri bifuza yuko bazasubira ku ishuri byibura bajya kungana nk'umugabo bita Rutambi kuko baramubonye bumva baramukunze bumva yuko yababera roromodo wabo ari nayo mpamvu bakoze aritere kugira ngo nibajya kujya ku ishuri bazabe bangana nka Rutambi aha rero twari turimo kubona yuko hari uwo bigishaga guterura ubona yuko nawe yashishikaye murabibona ntabwo byari byoroshye kuko bano bana bafite gahunda bihaye intego yo kuzaba abasore b'ejo hazaza kandi bakamera neza nk'umugabo bita Rutambi uyu we yatubwiraga yuko uko byagenda kose agomba kuzakora nka Rutambi akangana nka Rutambi imyitwarire ikamera nka Rutambi ari nayo mpamvu yagize igitekerezo cyo gukora aritere imeze kuriya amubona arageza no hejuru ashyira n'inyuma gashyireyo abana rwose bararakaye yewe nyuma yaho rero twakomeje kugenda tuganira tugenda twinjira no mu buzima busanzwe bagenda batwereka ibyo bakora bitandukanye ahubwo ikintu cyaje kudutangaza ahangaha kuri aba bana twaje gusanga bakora imirimo y'amaboko itandukanye bakaragira amatungo ariyo nka murimo kureba ahangaha ariko ikintu cyaje kudutangaza gikomeye cyane si uko bakora imirimo y'amaboko cyangwa kuba baragira inka bakayahirira ahubwo ikindi cyaje kudutangaza gikomeye cyane ni amatungo bari bafite bari baraguze kandi nabo bakongera bagaca inyuma bakongera bakayagurisha mu buryo wabonaga ko bashaka kwiteza imbere mu gihe bazajya ku ishuri bakazajyayo batarimo kurushya ababyeyi babo kandi bakazajyayo bafite ibikoresho bihagije kandi byaravuye mu maboko yabo bitewe n'ibyo bakoraga kuko twaraganiriye bambwira yuko bagiye kugira igitekerezo cyo kugura imbwa
ni uko bari bazi yuko nimara kubwagura nabo bazatangira kujya bagurisha abandi bantu. Iyo mbwa rero mubona aho ngaho ni imbwa babashije kugura amafaranga ari hagati y'ibihumbi 18 nk'uko babyivugira, ariko bavuze ko bayiguze ibihumbi 8. Iryo ni ibwana yari yarabwaguye iyo mbwa. Mu 8. Nk'uko mubona rero ni ibibwana by'imbwa bwaguye. Bano bantu batubwiye yuko ikibwana kimwe kikaba gihagaze hagati y'ibihumbi 3 n'ibihumbi 5. mu gihe bikingana gutya bakaba bakiguha nawe ugikeneye wakwigurira imbwa kuko bavuga yuko bashoye inote y'ibihumbi 8 kugira ngo bino bibwana byose biboneke. Si ibyo gusa, ahubwo bakomeje kugenda badutembereza mu bworozi bwabo butandukanye bagiye bakora, kuko baje kutwereka yuko atari imbwa gusa borora, ahubwo borora n'inkwavu ndetse n'inkoko. Ari izo nkwavu izo ngizo batweretse, barimo kutubwira n'uburyo bazororamo, ariko mu buryo bavugaga yuko bashaka kuziteza imbere bakaba abantu bakomeye b'ejo hazaza. Kandi iki kiruhuko ntikizababera ubusa, ahubwo kikazababera cya kiruhuko kimwe kizabageza ku bukungu, kandi bakabona amafaranga azajya abafasha mu gihe amasomo azaba yaratangiye, aho kugira ngo bajye kuyashaka mu gihe cy'amasomo, ahubwo bakazaba bayafite mu kiruhuko. Nuko nguko bagiye batuganiriza turi aho ngaho. Box. Box no kuri kiryami cyihorere cya box. Kitagira umurizo se box. Box ko nta murizo igira. Nk'uko mubibona rero twakomeje kuganira n'aba bana, batubwira yuko baje kugura agakoko kugira ngo bazajye babona amagi yo kurya kandi babone n'izindi nkoko zizayiturukaho. Batubwira yuko ibintu bijyanye n'ubworozi babyumva cyane kandi bigomba kubagirira umumaro. Yaguze imbwa neza, ubu imbwa yiguza ngahe? Iyo zihaca munsi y'10 cyangwa 8. None zo kwa yicishije inzara kandi yarayiguze. Neza hari umuntu ucirira imbwa ikuze ingana gutya? Barayiciriye. Aya ni ahantu mbizi icyo nzi. Barayicirira ikanahera. Uzi impamvu iyi mbwa ishobora kuba yasubira kwa nyirayo? Ubwo ajya kuyicirira yagiye yoza amaguru yombi kandi bagukura kumwe. Aya ntago bigombera ibyo. N'ubu ngubu ije akayikubita ibiryo ntago yayikuye, niwe n'ubu bayiguze yagiye imubona ninamwegeye. Ntago ibyo ngibyo kumbwa ntago bigombera. Reka da. Uwaciriye n'uyu nguyu? Ntajya nayigaburira rero kwirwa yishumitse. Nyirimbwa ninde? Nyirimbwa arirukansa arahunze. Nyirimbwa arahunze. Waniwe nyirimbwa. Imbwa wayiciririye ikuze. Use wayiguze angahe? 8 byose ubigura imbwa. Urabyikura. Washakaga ikuze? Nese ugura ikibwakazi. Nako igiheru. Yagura igiheru. Nako byatenze rero mu gihe twari tukiri aho ngaho,
twaje kubona umwana wari waraje kugura imbwa hano ayakizaniye amata yo kunywa muri bwa bwana hamwe twabonye, ubona afite agahinda kenshi avuga yuko yayizaniye amata ariko ntiyabasha kuyanywa, ubona yuko yababaye, ariko bigaragara yuko imbwa rwose batangiye kuzigura ahubwo hasigaye inkeya ugereranyije ko bavuga yuko cyabwaguye ibibwana 8, hakaba hamaze kugurishwamo ibibwana 5. ubwo murabyumva namwe ibisigaye bitaragurishwa. uyu munsi rero twaje gutembera ku isambu tureba uko ku isambu bimeze. ubu ngubu twari tuhageze. Aimable bite? Sawa. Wari umeze neza? Ni amahoro. Ahangaha se muraturusha iki? Ni iki cyeza ahangaha? Urabona tutarahinze itabi. Mwahinze itabi? Mwahinze itabi. Iri ni itabi gusa? Itabi. Amasaka ariko areze da. Amasaka areze? Turimo turanywa n'igikoma. Aho ngaho ndumva ari sawa. Ni amahoro. Aho rero murabyumva yuko abantu ba hano bakomeje kwiteza imbere mu buryo bwose bushoboka, yaba abana ndetse n'abantu bakuru. Murabizi namwe itabi rigeze igikamba yuko kihagazeho, urabona yuko bari mu murongo mwiza cyane. Isekurume yarayikwimye. Bayifotora bagize itahira amafoto. Isekurume wayimuha rwose. Kurume keza gusa. Muyandahire. Ntabwo isekurume rwa murarika icyanwa, ariko ubu zigeze kuri angahe inaha? Igeze kuri angahe ngiyi? Mwijana no hejuru yari. Reka da 100. Habuze uko abantu birirwa bizirizinga ahantu hamwe ngo umujyi iki kandi dore ibintu biraha. Ubu iyi ngiyi igeze kuri angahe? Yari hejuru y'ijana. Reka da kera dore najya niyororeye ihene zibyara 4. Mwakoze cyane rero naha urugendo rwacu rwarangiriye, aho twari tumaze kubona yuko bafite n'amatungo magufi kandi mwumvisha amatungo magufi ageze. Murumva yuko rero abantu barimo kwiteza imbere mu buryo butandukanye kandi bakoresheje ubworozi ndetse n'ubuhinzi. Mwari kumwe rero na Marika Africa TV, turabakunda cyane, tuzasubire nakagaruka mu bijyanye no kubereka imibereho y'abantu batandukanye bo mu byaro.